ndakeka twese nk'abanyarwanda dukwiye gusaba leta ko yikubita agashyi ikarwana ku baturage bayo, ariko buriya leta yibaza ngo uriya meya bariya abaturage bamubwiye iki? Ejo bundi ko azahava akigira n'ahandi akagenda akajya mu nteko ngo agiye kuvuganira rubanda, ya rubanda yacinyizaga. Hari ibintu wumva bigushimishije, ni uko nyine nta n'abavuganira, ariko ubundi mu ntangiriro biba ngo ari byo byari bimujyanye. Akagenda akajya kwikorera indi mirimo, leta ifite imirimo myinshi, ese nashaka ntanayikore. Ubwo bibaza ko iyo mashini ipfuye gushya gutyo gusa nta kintu yakuyemo, akagenda akikorera ibye, ntakiri muto, agakora akibeshaho. ariko leadership kandi ntabwo nshaka ko atabaho, ndashaka ko abaho ariko yibaho wenyine, kuko ntacyo arusha abandi banyarwanda. Ntabwo mbizi ko babuze ubumenyi, kuko ngira ngo niba bajya kubaha akazi baba babanje gusuzuma ubwo bumenyi, ariko jyewe icyo mbona bakwiye kubashakira, niba bijya bishoboka simbizi, bakwiye kubashakira ubunyangamugayo, mbona ari bwo babuze. Batugize abana barerwa kwa mukase, nibo bahora bitwararikana, mukase w'umwana akaba atamuhana ngo atagira ngo ni uko ntari nyina, umwana akaba atagira icyo asaba cyangwa yiteteshe ngo si mama. Niyo relationship yabo. Leta irashaka ko tugirana relationship imeze gutyo. Naravuze ngo hari abantu babiri muri uru Rwanda njya numva nasabira indishyi z'akababaro, abaturage na nyakubahwa perezida wa repubulika. Aba bayobozi baratubeshya kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kugera 31/12, baba batubeshya. Byabaye umuco, byarafashe. Baba bari muri turaza kubikurikirana, murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, icyo kibazo niho tukimenya, murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, turiho turabikurikirana, murakoze. Wowe niho ukikimenya uri umuyobozi, abaturage bakizi, ubwo uyoboye. Ibi bintu nabivuze kuva biriya bintu bigitangira. Ni ukuri, nk'umuntu w'umubyeyi, nk'umuntu uharanira uburenganzira bw'abagore n'abana b'abakobwa, nk'umuntu urwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kugeza uyu mwanya nicaye aha nabuze icyaha Ishimwe Dieudonné yakoze. Narakibuze, nabuze n'ukinsobanurira. Ko batubwiye ngo yagiye kwinjira mu cyumba cy'uriya mwana, ntabwo twasabye kamera zikabura, kandi ku ihoteli zihari. Ku ihoteli zirahari, igihe narazibonye. None se niba iyo kamera idahari, we wabibwiwe n'iki? Ese da, reka nshime ko we bamufashe banamufunze, ibyo si n'ikibazo. Ariko ubu abakobwa baratunganye, ubu bigenza neza cyane, n'abana beza rwose, wabanuriza mu ijuru batarinze kwicuza ibyaha. Yego, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio, Radio Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Madame Ingabire Marie Immaculée, umuyobozi wa Transparency International ishami ry'u Rwanda. Turishimye cyane kuba turi kumwe nawe mu kiganiro na One Nation uyu munsi. Murakoze, nanjye ndishimye. Kandi turabashimira, n'indi minsi yose ni ukuri mwemera kuganira natwe, ntabwo ari ikintu tuzigira dufata for granted. Oya, ni ukuri, ntacyo ikibazo cyanjye kiba umwanya, nawe ndi kuganira namwe sinabyanje. Uwabarenganya kubera umwanya wanyu rwose yaba ashaka amahane, kuko cyo nicyo na muke mubona mugerageza kutuboneramo iminota mike tukaganiriza abanyarwanda. Murakoze cyane. Hari
byinshi byo kuganira ku makuru menshi aba ahari, tumaze iminsi tuganira ariko twibanda cyane kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bibazo bihari mu burasirazuba nubwo na n'ubu bitagiye, ariko tuzagira umwanya dukomeze tubiganireho, ariko nyemera tuganira no ku byo mu Rwanda nabyo haba hari ibintu dukeneye gutangaho ibitekerezo. Hari topic nabonye abantu bari kuganiraho cyane ku mbuga nkoranyambaga batangaho ibitekerezo, ntabwo babyumva, wenda nawe uradufasha twumve nimba ubasha kubyumva, kuko umuyobozi wa Rubavu ni Murirwa Prosper yasabye imbabazi abadepite kuko hari tone 5 z'ibitunguru na tone 2 za tungurusumu z'abaturage zahiriye mu mashini. Iyo mashini niyo bari bayizanye mu buryo bwo kuzumisha, kuko muri processing ibitunguru bikunze kwangirika na tungurusumu, none bakabikonserva by'igihe kirekire bakazana bakabyumisha kugira ngo bizanagurishwa no mu yindi minsi. Noneho aho kugira ngo iyo mashini yumishe ibitunguru na tungurusumu izo tono ngo ni toni 7, ahubwo iraziteka zirashya. Iyo mashini amakuru ahari nuko yaguzwe miliyoni 30. Reka duhere kuri icyo ngiki. Imbabazi ni kimwe, ariko cyabaye igikorwa nk'icyo cyumvise umuyobozi ahantu hari abantu bakora igenamigambi barebera inyungu z'abaturage batumije imashini, kandi ntabwo ari ubwa mbere tubyumvishe muri uru Rwanda, yo kumisha ibitunguru kugira ngo bibikwe by'igihe kirekire, hakaza yo kubiteka bigatogota. Ni ukuvuga ngo wa musaruro wa tone 5 z'ibitunguru na tone 2 za tungurusumu wose wangirikiye rimwe. Mu by'ukuri hari ijambo ubundi ryakabaye ari ryiza kuko ririmo n'ikinyabupfura, ririmo no kwicisha bugufi, ariko ku muyobozi ndumva amaze kurirambirwa. Ibintu byose birapfa ngo yasabye imbabazi, gusa amaherezo azaba yayo. Nimutekereze uwo muturage wahombye gutyo, yaravunitse ahinga, niho yagombaga gutegereza nawe inyungu, imyaka ye irahiye gutyo warangiza ngo nsabye imbabazi. Hanyuma se nyuma y'izo mbabazi biragenda bite? Abaturage baguha abasorosiyo, ngira ngo abagatulika badukurikiye bazi icyo abasorosiyo bivuze. Iyo abakristo b'abagatulika bagiye gusaba penetensiya kwa padiri, birangira bahaye abasorosiyo ngo akaba bakijije ibyaha byabo. Okay. None se nabo barashaka abasorosiyo, barashaka icyo uwo muyobozi, kandi igituma bitazanashira ni ukuri nta ngaruka buriya bizamugeraho, bizarangiriraho. Iyo mashini kuba yangije iriya myaka, biriya bitunguru bisanzwe na tungurusumu, ikigaragara harimo ibintu bitatu. Sinzi icyabaye kimwe muri ibyo bitatu, cyangwa wenda byanabaye byose. Harimo ruswa. Baragiye bagura imashini idakwije ibisabwa, kandi bayitangaho amafaranga angana n'ayo bari gutanga kwakwije ibisabwa. Ubwo yasigaye uze kumenyera aho yagiye. Habayemo komisiyo nyine nayo ishizemo andi mafaranga ya gutyo, hakabamo n'uburangare, kutabyitaho, kuvuga ngo ntacyo bimbwiye. Hagomba kuba rero abantu bakurikiranwa kuri iki kibazo, tukanamenya n'uko byabaye, rega n'uko byagenze. Naho ubundi nibikomeza gutya, abaturage bazakomeza bahombe, noneho iyo babareka bakabyanikira no ku zuba, nubwo ndeba naryo ryatangiye kubura, ariko nibura ntibari kuburamo na dukeya, kandi nta mafaranga y'igihugu angana gutyo aba yagiye. Ni ikibazo rero, icyo kibazo ngewe nkagishinja leta ku mpamvu ebyiri. Iya mbere, biba byakozwe n'umukozi wayo, leta rero yitegure kubyishyura, kuko si igihombo ukwiriye kumva kijya ku muturage. Umuturage ntaze guhomba n'igiceri na kimwe kuri ibi biro, kuri izi toni ze zabuze, ngo umuturage ntaze no guhomba n'igiceri na kimwe. Leta igomba kubyishyura. Murabibona nk'ubu, wenda mwe ntimuragira abana, nanjye ntabwo ngifite, ariko narabigeze b'iyo myaka. Iyo umwana yangizaga ikintu ku ishuri,
umubyeyi niwe wakishyuraga. Leta rero nayo reka mvuge ko uriya meya ari umwana wayo cyangwa umukozi wayo cyangwa intumwa yayo simbizi, niyishyura aba baturage. Ariko na bariya byakomotseho nibabiryozwe nibibagireho ingaruka, keretse niba hari ibindi batatubwiye. Hashobora kuba impamvu zidaturutse ku muntu. Niba zihari nibazitwereke, batubwire n'uburyo ziba zaje, niba nta burangare burimo, niba ntaki, ibyo ngibyo tubimenye. naho ubundi leta igomba kwishyura bariya abaturage. uri kuvuga kuri leta ariko bakomoza no kuri aba bayobozi, kuki batakishyuza aba bayobozi bakoze iri kosa byatumye bagura imashini idakwiye 100%, niba koko bakoze iperereza bagasanga barakoze ayo makosa, kugira ngo nk'uko bivuze bitange n'isomo n'uri Ngoma n'uri Rutsiro nawe utekereza ko tumiza imashini atekereze kabiri, avuga ati wenda ubutaha nanjye nshobora kuzahura n'ikibazo nk'iki. Yewe ndi kwibwirira leta yanjye, bariya abayobozi ntacyo mfana nabo, nta na sayinimenti nabahaye. Ndabwira leta, none se uriya muyobozi nimwishyuza ngasanga atayafite, ibyo ngibyo waba uri ubeshya umuturage akaba ari ujya guhomberamo. Bata ubushake bwo kwishyura arabufite, ariko icyo yishyura ntacyo afite. None se wabigenza? Kuko hari n'ikintu burya agiye ntajya nemera, guteza cyamunara umutungo w'umuntu. Haba hari abandi bantu uhannye batabigizemo ikosa namba, ukabasiga iheruheru bagasubira kujya ku mutwaro wa leta bitari ngombwa, kandi uwakoze ikosa ahari. Leta niyishyura abaturage bayo, ibisigaye izadiringe n'umukozi wayo. ariko ubundi ibi bintu hari amasomo bijya bitanga, kuko ntabwo ari ubwa mbere twumvise ikintu. Ntayo, nabikubwiye ko kimwe mu bituma bidashira ni uko ntayo nyine. nka ririya jambo ryambabaje ko yasabye imbabazi, ariko abantu dukwiye kujya dushyira mu gaciro. Kunsaba imbabazi, ubundi se utarazinsaba nari kugutwarira? Sinendaga kugukubita, sinendaga kukwirukana mu kazi, mbega nta kintu na kimwe nari kugutwara. Uransaba imbabazi z'iki? Imbabazi zawe ndazunguka mwiki? Kandi nuko wenda rimwe na rimwe ibyo perezida wa repubulika avuga tutabifata ku mutwe. Ndibuka hari umuyobozi w'aha muri Kigali wigeze nawe kubazwa inshingano, hari ibitari byaratunganye, noneho ati ndasaba imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika. Perezida ati izo mbabazi zawe ndazikoze iki? Mbwira icyo nzikoze. Na bariya rero n'uriya nawe izo mbabazi ze aragira ngo abaturage ba Rubavu bazikoze iki? Ziragaburira abana babo? Zirabagurira isabune? Mbwira, zirabagurira umwenda bambara? Zirabagurira mituweli? Nicyo biriya bitunguru na ziriya tungurusumu byendaga kumufasha. Hanyuma ku cya food security, u Rwanda ni igihugu kivuga ko muri 2030 kizaba kihagije mu biribwa. Nimba kiri kubivuga muri 2030, bivuze ko muri 2025 ntabwo turihaza ku kigero gishimishije. Iyo toni 7 zangirikiye rimwe kandi zishyira no mu kaga n'izindi zishobora kwangirika kuko iyo mashini akazi ari gukora twikigakoze, bitubangamiraho iki kuri chain y'ibyo kurya tubona umunsi ku munsi? Bitubangamiraho ikintu gikomeye. None se ibitunguru na tungurusumu umuturage abihinga ngo azabyikenuze. Ni ukuvuga ngo uko kubyikenuza mu byo akuramo harimo n'ibyo kurya. Nta karere na kamwe dufite muri uru Rwanda rwacu keza imyaka yose, cyangwa se ihagije ku buryo tutayunganira. Amafaranga yari kuzayunganira yakavuye aho ngaho. None umva ibyo byahombye nyine byahiye. Ni ukuvuga ngo gahunda twari dufite y'intego tugomba kugeraho tayari irakererewe, irasigaye. Niba bikomeje gutya no muri 50 ntabwo tuzaba turagera kuri iyo ntego. Kandi nidukomezanya abayobozi bameze gutya, ba ntibindeba ba mama wararaye,
usibye na 50 n'ijana na 50 izagera nta ntambwe iratera. ubu ntitwakwitega ko igitunguru ku isoko kigiye kugura umugabo kigasiba undi. Ibyo niko bimeze, usibye ko igitunguru cyo atari ngombwa cyane, wamubona ibiryo yabura igitunguru nta kibazo. Igitunguru n'ikibura bakarya cyane cyane, ariko urumva nanone abantu baba bakeneye baba bakeneye kurya ibiryoshye. ubwo aho ngaho umuntu aho ni mu bihe bya crise, mu bihe bya crise nibwo urebana n'ibihari gusa ntubibare nkaho n'ubundi. Erega n'abanyarwanda baciye umugani ngo kurya bike ni ukubikena. Kubikena rero urumva wakennye, hari icyo ubuze, kandi ukibuze ubundi wakagombye kukibona, utabuze n'amafaranga yo kukigura, ariko bitewe n'umuyobozi ufite uburyo bundi yabikozemo. Erega hari abayobozi bafata abaturage ingwate, igihe ubu narumiwe sinkubeshye. gute bakabafataho nk'ingwate, akumva ngo azakora ibyo ashaka, azabigira uko ashaka. Nibyo bariya abaturage se ni abaturage nyine, ubundi se azaba aza kumbaza iki? Ahubwo wowe yanatubereye imfura, yasabye imbabazi nubwo ntacyo zitumariye, ariko nibura yazisabye, abandi ntanazisaba. arazigusabira iki? ubu se abantu dutuye kuri uyu muhanda ko nabuze n'umwe mu bayobozi badusaba imbabazi nibura ati turacyashakisha amafaranga, nubwo nzi ko atari byo, kuko iyindi yirirwa ikorwa tuyibona. Uko batwimye umuhanda ntawe uratubwira ati mutuba, nibura tubeshye da. Ntawe. haracyarimo byinshi byo gutungana, ariko mu miyoborere ntekereza ko bakwiriye kuzamo impinduka, igihugu kikava aho kiri kikajya mu nzira nziza. Ubona nk'abayobozi cyane cyane abo mu nzego z'ibanze bakwiriye kuba bitwara bate mu bibazo nk'ibi ngibi, kugira ngo ahazaza twirinde ko ibi nk'ibi hariya ntawe bavuga. Ni abana birererwa kwa nyirakuru rwose. Ibyo ntimukajye mwanduranya mwabana. kuvuga umuheha bakamwongeza cyane cyane ariko yego. ubwo ni ukurekerera aho ngaho, nta kundi twabigenza, kuko ibintu birimo akarengane niba ndi kubyumva neza. Ntabwo ari ukurekeraho. Ndakeka twese nk'abanyarwanda dukwiye gusaba leta ko yikubita agashyi ikarwana ku baturage bayo, ariko buriya leta yibaza ngo uriya meya bariya abaturage bamubwiye ejo bundi ko azahava akigira n'ahandi akagenda akajya mu nteko ngo agiye kuvuganira rubanda, ya rubanda yacinyizaga. Numva bigushimishije ni uko nyine nta n'abavuganira, ariko ubundi mu ntangiriro biba ngo ari byo byari bimujyanye. Akagenda akajya kwikorera indi mirimo, leta ifite imirimo myinshi, ese nashaka ntanayikore. Ubwo bibaza ko iyo mashini ipfuye gushya gutyo gusa nta kintu yakuyemo, akagenda akikorera ibye, ntakiri muto, agakora akibeshaho. ariko leadership kandi ntabwo nshaka ko atabaho, ndashaka ko abaho ariko yibaho wenyine, kuko ntacyo arusha abandi banyarwanda. Nabo rero nibashakirwe uburyo bishyurwa igihombo yabateje. Yego, tunava kuri ibi ngibi, leadership ni erega ushobora no gusanga atari meya, nka meya yavuze kuko zitukwa mu nkuru ari nawe ugomba kuvugira akarere, ariko ababikoze ni abagaragaza ko babikoze ku isoko bahawe n'akarere, cyangwa se byakozwe ku bakozi b'akarere, ni abagaragaza rero, ari n'abashoramari bo bagomba kwishyura rwose. Yes. Muri leadership ni ikintu kigari abantu biga mu ishuri bakanishakira ubumenyi bwabo ku ruhande kugira ngo babashe kuba ari abantu bakomeye cyane muri leadership. Ubona ari nk'ubuhe bumenyi abantu bo mu nzego z'ibanze cyane cyane bakwiriye kuba bagira kugira ngo bibafashe gukora inshingano zabo neza, banakemurira ibi bibazo tubona biri kugenda biba karande? Ntabwo mbizi ko babuze ubumenyi, kuko ngira ngo niba bajya kubaha akazi baba babanje gusuzuma ubwo bumenyi, ariko jyewe icyo mbona bakwiye kubashakira, niba bijya bishoboka simbizi, bakwiye kubashakira ubunyangamugayo, mbona ari bwo babuze. Ariko burya ubumenyi, erega ubumenyi uraniga, uniga uri mu kazi cyane rwose, kandi ukamenya.
soma n'ibitabo. ikibuze cyangwa ukagira na bwa bunyangamugayo nyine bwo kuvuga ati ibyo bintu ngewe sinabishobora kabisa mumbabarire. Uhakanye ko udashoboye umurimo bakwica. ahubwo umukuru w'igihugu ntiyabivuze mu nteko ishinga amategeko ati ngize imana wambwira uti rwose ibintu mpaye ntabyo nshoboye ntiviramo hakiri kare hakaza rwose ababishoboye. abo rero ntabo dufite abanyarwanda. ubu ushobora kuza ukambwira nkawe uti ngwino njye kuguha akazi ko kubaga umurwayi ni urugero. ikintu ndabanza nkamenya salari ngo nzahembwa angahe, nzagira aho nkagenda kandi nzi neza ko ikintu mperuka nacyo ni kerusi nkibuka hari munsi nabishobora gufata umuriro w'umwana urwaye ngashyiramo terimometero ngakuramo nkamenya ngo arapi ubwo agejeje aho umuriro ni mwinshi ndagomba kuwuzimya, ubwo biri aha ni sawa. iki kintu mperuka ariko nkakwemerera ko ushobora kujya kubaga umurwayi kandi nkagenda nkamubaga yashaka akanapfa nako arapfa kugira ngo ba nyiri umurwayi uzanyereke umuntu n'umwe wigeze atsinda ibitaro muri iki gihugu. ni bake cyane abarwayi bahagwa kubera uburangare se bangana iki kubikeka benshi. hari n'ugeze wowe urambwira ngo umubyeyi yapfuye abyara cyangwa yapfushije umwana niba atari uburangare ikindi yazize ni ko kubyara atari uburwayi. kubyara byica umuntu bite yabuze ubufasha. ashobora kubigiramo uruhare rwo kugenda atinze cyane ariko tuzi n'abagenda kare. ntabwo urajya mu bitaro ngira n'amatsiko nkunda kugenda ndebuza utuntu n'utundi batanantumye ariko ugasanga umugore arataka aravuza induru ari kuri travayi. nacyo ni ikindi kibazo ntashinja abaganga ndagishinja leta ariko kubaza amahondega leta ariko bakubwira ko bagifite ikibazo cy'abaganga bake kuko reka nkwereke nyine bafite ikibazo cy'abaganga bake barabizi. ku rundi ruhande kubanza gushaka uko bongera abaganga bari gukangurira abanyarwanda kubyara turaguhashisha kibondo tuguheshisha mubyeyi kugeza ubwo abagabo babigizemo ikivugo ngo mugabo tera inda ngo leta iragushyigikiye. leta se ko imushyigikiye ejo umugore najya kubyara agasanga bariho barita ku bandi bagore nka 20 bagereyeyo rimwe kandi abaganga bahari abaforomo bahari kubitaho ntibagera no kuri 5. ubwo se umushyigikiye ute ko wamubeshye gusa ngo ukunde umugushe neza? kuki leta ishaka kugusha abaturage neza? batugize abana barerwa kwa mukase nibo bahora bitwararikana mukase w'umwana akaba atamuhana ngo atagira ngo nuko ntari nyina, umwana akaba atagira icyo asaba cyangwa yiteteshe ngo si mama. niyo relationship yabo. leta irashaka ko tugirana relationship imeze gutyo. nubwo iki kibazo cy'abaganga bake ku babyeyi babyara uramutse ukanguriye abantu kwirinda gusama bya cyane bimeze nk'akazi wakigabanya uretse kubahembera ko basamye nawe yabibona ko bivunanye rege yabirekera n'ikindi atabirekeye n'ibyo kwa muganga. ubundi se ko abagabo bahita bibonera amafaranga yo kwinywera abandi bakigurira ibindi wagize ngo se nasabye inshuro nyinshi badufasha. amafaranga ubona ntacyo afasha se izi gahunda ziba zihari icyo yagenewe si cyakora. kandi kubera ko anamaze kugira indahekana ibyari bigenewe umwana umwe babisangira bose kuko nanjye ntabwo nagaburira umwana umwe ngo nimundi ntibishoboka. hanyuma se ubwo ubukoze ese ko bataradukorera evaluation ngo batwereke bati imbere imibare yanganaga gutya none ubirangana gutya. ni ukuri nta musaruro ufatika byatanze. niba nayikora bazatubeshya nk'uko basanzwe ariko bazaba batubeshya. naravuze ngo hari abantu babiri muri uru Rwanda njya numva nasabira indishyi z'akababaro abaturage na nyakubahwa perezida wa repubulika. aba bayobozi baratubeshya kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kugera 31 kwa 12 baba batubeshya.
byabaye umuco byarafashe. Mhm. Baba bari muri turaza kubikurikirana. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, icyo kibazo niho tukimenya. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, turiho turabikurikirana. Murakoze. Wowe niho ukikimenya uri umuyobozi, abaturage bakizi, ubwo se uyobora iki? Ukaza mu rugo iwanjye umukozi akakubwira ikibazo gihari, nkakubwira ngo ngewe niho nkikimenya. Erega nkabivuga ntafite n'isoni. ibintu ukwiriye gutera isoni mu kubivuga kuba Yego, ntakizi. njya mbona rwose bamuhagarara imbere bakamubwira ko ariho bakikimenya, abandi ngo bariho baragikurikirana byaje. ibyo bakunze kubibwira twebwe mu itangazamakuru. Twese barabitubwira. Waterefona umuturage ati nta nturagira icyo ambaza. nyuma y'uko ukibabwiye umubaza uti bariho baragikurikirana gute ko numvise ngo nta nturagira icyo ambaza. Erega nabo mu itangazamakuru kubikubwira ni nko kubibwira nyine perezida wa repubulika, kuko bazi ko babikurikira. Bahitamo rero kubabwira nyine ko babikurikirana ngo mubakureho induru, mubavira. Baba bumva mwaje kubatesha umutwe. cyane urakoze. ni byinshi byo kuganira. ni ikintu wari ukomeje ariko cy'ingenzi gihari. nyemerera nkubaze ikintu kimwe cya nyuma kimara nk'umunota 3 cyangwa 4 dusoze umwanya wanyu uba uhari. hari ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize ndetse no mu makuru, mu bitangazamakuru, hagaragaye inkuru y'uwitwa Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wafatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko u Rwanda rwatanze impapuro zo kumuta muri yombi. Abashinzwe umutekano muri icyo gihugu nabo bamuta muri yombi, bagateza kurutiraho gahunda yo kumwohereza mu Rwanda. Abantu batanze ibitekerezo bitandukanye birimo amarangamutima, bakavuga bati se ko nta kintu gihambaye yakoze, ni ngombwa ngo u Rwanda rumushyirireho impapuro zo kumuta muri yombi, birabikurikirane. Wambabariye ntumbaze kuri kiriya kibazo, ndakubwira impamvu ntashaka kukimbaza. Ibi bintu nabivuze kuva biriya bintu bigitangira. Ni ukuri, nk'umuntu w'umubyeyi, nk'umuntu uharanira uburenganzira bw'abagore n'abana b'abakobwa, nk'umuntu urwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kugeza uyu mwanya nicaye aha nabuze icyaha Ishimwe Dieudonné yakoze. Narakibuze, nabuze n'ukinsobanurira. None se umuntu arava ikibagabaga akazi iwawe, uri umusore n'inkumi, ntiwamufashe ku ngufu? Nta ntambara yabaye, nta nduru, ntaki, ngo mwiryamaniye ngo umuhe amafaranga ngo ajya guhahira musaza we. Siko batubwiye? Inshuro nizishaka ziba 100, ibyo gihe ntibindeba, ni amahitamo yanyu. Umukobwa kandi agejeje imyaka y'ubukuru, yarakecuye nawe. Gusa urumva afite munsi ya 18? Ko ufite munsi ya 18 atajya muri Miss Rwanda? Abandi ngo byagenze gutya na gutya. Ni ruswa ishingiye ku gitsina, sinyemera, ndayirwanya rwose. Ribafate rero bombi, uwayatse n'uwayitanze. Kuki noneho tureba uruhande rumwe? ushobora gusanga uwayitanze yaratanze amakuru kandi yayatanga ryari? Umaze kujyayo ngo gufata amafaranga yo guhaha inshuro 70 ingahe? Ko batubwiye ngo kamera, yesi njya nkunda akarengane. Niba hari n'icyaha cyabaye, nigikorwe mu mucyo no mu butabera kuri bose. Kurikirana mu butabera kuri bose. Ko batubwiye ngo yagiye kwinjira mu cyumba cy'uriya mwana, ntabwo twasabye kamera zikabura, kandi ku hoteli zihari. Ku hoteli zirahari, igihe narazibonye. None se niba iyo kamera idahari, we wabibwiwe n'iki? Ese da, reka nshime ko we bamufashe banamufunze, ibyo si n'ikibazo. Aryo ubu abakobwa baratunganye, ubu bigenza neza cyane, n'abana beza rwose. We wabanuriza mu ijuru batarinze kwicuza ibyaha. Ariko hari umuntu gusa uba wigiriye ibyago, ibintu bikorwa n'abantu bose, hakaba imbarutso ituma bimugwaho we, bitewe n'impamvu ko byazungurutse, uwabivuze, uwagize gute. naho ubundi ntacyo yakoze kidasanzwe. Abantuka mu ntuke ibyo mushaka, feministi muzana inkoni mu nkubite, ariko
namwe mufite uruhare, ntitukajye turenganya abantu bamwe ngo abandi tubareke. No, bose n'abana bacu, ari bariya abakobwa ari bariya abahungu, bose twarababyaye, bose turabakunda. Ntabwo rero tuzafata bamwe ngo tubarenganye. Wowe uragenda ukumva ngo ubumenyi utwaye niba ari n'akandi kazi ugiye gusaba bukomeye cyane n'igitsina, none wagitanze ako kazi ntukabonye, nyine ruswa zirishyuzwa, hari amasezerano mwasinyanye, none urarangije ugiye kuvuga ngo kandi ngo yaranasambanyije. Yagufashe ku ngufu? Watakiye ndi? Uzi ko hari n'abatinyuka akavuga ngo bamufashe ku ngufu indi ifite nk'amezi 3 ane, erega bakabyemera. Ubwo se niba bakibyibuka? Ndagira ngo dukome urusyo dukome n'ingasire rwose. Ndabizi ko abana b'abakobwa bashobora kuba vulnerable, bakora iperereza niba atabigizemo uruhare, uwabikoze abiryozwe, ariko niba yabigizemo uruhare, oya, ntabwo ibyo ngibyo byo rwose mbyemeye. Niba se wemera kujya kuryamana n'umuntu ngo azaguhe ikamba rya nyampinga, ariko mu Rwanda ruswa n'akarengane, iyo ni ruswa nyine, ariko ruswa ibazwa abantu aba niyo nshobora kwitanga nkatanga amakuru. ntayo watanze, kuko iyo uyatanga wari kuyatanga utayimuhaye. Wari guhamagara uti dore umuntu ariho aranyaka ruswa ngo bikunde bigende gutya, bagashyiraho iperereza bakamukurikirana, kandi ibyo kubifata biroroshye. Nawe ubwawe wanamurikodinga, ko birirwa se barikodinga ibindi bidafite n'akamaro. Ibyo utangiye ntubibonye niho wibutse kujya kubivuga. Ubwo se urumva iyo ngewe nakwemerera? Ntabwo nakwemerera ko ibyo uri umuntu wabaye inyangamugayo bashatse gutanga amakuru. No, hari inyungu zawe utabonye uriho uburanira ngo nawe umwihimureho. Icyo gihe ngewe rwose ndababaza mwembi murabibazwa. Mwagiye mu ihoteli runaka, ese yakujyanye muri iyo hoteli uzi ko ugiye gusurayo nyogosenge? Wari ugiye kwa nyokorome? Wari ugiye muri iyo hoteli gukorayo? Ako mwagiye mureka. Ngiye hari n'ibintu mba numva bimbabaza rimwe na rimwe, mba numva ukuntu amategeko yacu adakurikizwa uko yanditse. Icyo rero ni ikibazo mba mbivuga ndiho nirengera, nawe nkurengera, ndengera nturiye, kuko nituba mu gihugu kitubahiriza itegeko uko rimeze, twese turi kuri risike. Aho kumufata byo ni ibisanzwe. Abakoze jenoside barigaragambya ku isi yose, abibye leta akayabo katabarika, reka baragize ngo bazamuzane, ariko bazamuzane aburane, ntatsindwa hanwe, ntatsinda ni sawa. Ndumva nta n'inka yacitse amabere gihe kumuzana ko nta kundi gutsinda kundi ategereje, kuko yahamijwe ibyaha mu bujurire bwari bwatanzwe n'ubushinjacyaha. Ndanabyibuze n'umuhamya icyaha, kuko icya mbere yari yabaye umwere. Nuko iminsi yashize, ubu nta kujurira ku kirimo. Oya, nuko iminsi yashize yari agifite cote of appeal, ariko iminsi yararenze. wajyamo bitarengeje imyaka 5, mu biri munsi y'imyaka 5. Wese bari bamukatiye ingahe? 15 ahubwo bari bamukatiye ingahe? 5. Ubundi yari na mike, usibye ko hari risike yuko bayongera kubera gutoroka ubutabera. Ariko giye buryo uziko imyaka 5 ntayitoroka. Ariko ntabwo yatorotse ubutabera. Yatorotse iki? Bamugize umwere, we yagiye hanze ari uko yabaye umwere. Bamugize umwere kuko urumva ntabwo bakwemera ko usoko. Nanjye nibyo naherukaga, ariko byaranshanze. Byaranshanze nyoberwa ibyo ari byo, kuko atari kese twakozeho mu kazi, sinari kubitindaho. Ariko nterutse yari yanarekuwe, yarabaye umwere ari hanze. Nyuma uko byagenze, nyuma yuko abaye umwere, ubushinjacyaha bwarajuriye, babubyemerewe, ababuranyi bose bemerewe kujurira. Ndabizi. Burajurira, bujuriye rero basubirishamo urubanza, adahari bamukatira imyaka 5. Ubu niyo yatumye bakora iyo manda dahijya muri Amerika, baramushakisha, induru ziravuga. Bagiye kumwohereza. Si abazabaje iwabo. Kiwe ntabwo umuntu ahubwo wankura iwacu anyohereza ahandi. Wankura ahandi anyohereza iwacu? Nazi. Uriya mwana aracyari na muto, imyaka 5 se ni iki?
imyaka 5 burya ni ubusa, ni zeru. Ni zero. Ariko mu mutima wanjye, mu myemerere yanjye no mu kubivugaho biramutse bibaye ngombwa ko sinjya amenya kuvuga ibyo ndatekereza, ku bwanjye hararenganye. Yego. Hanyuma ku bijyanye n'iri rushanwa muri rusange, ni irushanwa ryahuzaga abakobwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hari abahokuraga ubushobozi bakaba bahindura ubuzima, kuba haba igikorwa kimwe. Bangahe? Wambwira ari bangahe? Ni nacyo nongera kubaza leta. Babonaga iriya risiki itarimo, twese se ko twayibonaga, na leta yarabibonaga. Ndavuga abayobozi mu nzego za leta, ntibakajya batubeshya leta ko batabihagaritse kare se ngo babakingire. Urafata umwana, ureka wenda ndeke ababyeyi, nanjye ndi umubyeyi, ababyeyi reka mbihorere, mvuge leta wowe urareka abana bawe bakagenda bakirirwa babazungurusha hariya babamurika nk'ibicuruzwa, ukaba uzi se ko amaherezo azaba yayo? Tuvugishije ukuri tutabeshye. Ubu se ko nzi ababyeyi benshi cyane, naguha n'amazina, banze ko abana babo bajya muri Miss Rwanda, kandi akagusobanurira impamvu. Mwana w'umukobwa birirwa bazunguza hariya, aramwambika akenda kameze gatya, buracya aramwambika kariya, azirari n'uburura bw'abantu bari hanze aha ku bijyanye n'ibitsina. Gusa ubuzi ko bizarangira gute? Mbwira uko ubuzi ko bizarangira. Ase ugira ngo izo nyungu zindi bakuramo, simbizi, ntinya no kubivuga tata we, baba bantutse cyane ngo ibiki n'ibiki, ariko sinareka kubivuga, namwe muba mwana bimbajije. Inyungu ya mbere akuramo si ukwirirwa bamumanitse hariya kuri pankarite. Ese abana babo bayobozi ko ntarababona? Hari ababona akazi keza, hari iyo modoka akayibona, amafaranga akayabona, agasinya n'amakontara. Nibyo yahisemo, nibyo yahisemo. Nuko rero ibyo nibishira azakomeza abishakire n'ahandi, kuko ntazaba atabifite. Gusa ikindi uri bumbaza ni irushanwa ridakwiriye kuba rihari. Ntabwo rikwiriye. Ubu se ryahagaze babaye, mbwira iki gihugu cyahombye, mbwira icy'abo bana b'abakobwa bahombye. Gusa uri kuba warayegukanye ikamba, kandi ikamba se ryande, ni abamikazi b'iyihe Royaume. Izo miliyoni aracyazifite, ariko wareka. Ubu se mana yanjye sinzi yewe, reka ibyo ntimukanabimbaze. Cyakora icyo nzi hari kiba kidatunguranye, kitanatangaje, ngatangazwa nuko abantu twese twiha gutangara iyo cyabaye, kandi twese tuba twarabibonaga ko ariko ko amaherezo ariko bizarangira. Baravuga ririya ryo ryari n'ikinyoma giteye isoni. Bavuga ngo bareba ubwenge, brain, ngo umuco, culture, icyanyuma beauty, ubwo bwiza. Harabona abonye banatambutse n'ikinyarwanda ubwacyo atazi kukivuga. Ariko ubwo uwo ni umuco w'ikihe gihugu udashobora kuvuga n'ururimi rwawe? Brain babazaga ikizi ibintu n'uyu mukozi wo mu gikoni yagusubiza. Abenshi bose baranabitsindaga, jyewe ibice nakurikiraga nabonaga bose babitsinze. Hari n'ibyo bakubazaga bishobora kugira ibisubizo byose wakwita ukuri birenze 10, kuko nta kintu kigaragara se nk'uko kubaza ngo kiriya ni iki, ngo umubwire ngo ni kateni. Umuntu akubashije ati iriya taburo kuri wowe isobanuye iki, umuntu ashobora gukuramo ibisobanuro 5 bitandukanye kandi byose ari ukuri. Ukagera aho ukibaza, ese leta kuki yageze aho ikabivamo? Ibivuye murabijugunye, none igarutsemo kubyitambikamo kubikora mu kiganza. Ndumva simbizi kabisa, ariko hari ibintu bintera frustrations cyane cyane mu butabera. Mu gusoza iri rushanwa riramutse rigarutse, umubyeyi akakuza imbere avuga ati umwana wanjye ko mbona afite umuco n'ubwiza n'ubwenge, umwandikishe muri iri rushanwa, wamugiriye ihe nama? Namuhakanira,
ari umuntu wangishije inama ariko riga hari n'ababikoze namubwira babyihorera umwana wawe si itungo bamurike si imyenda bagiye kugurisha si amatelefone si amaki ibyo ubwo abifite bizamutunga batagombye kujya kumugaragura hariya ku karubanda yujuje ibyo bitatu ntabwo akeneye na busa na gato kujya muri biriya afite ubwenge afite umuco afite n'ubwiza ntakwiriye kujya wenda ubwiza bwo ushaka unabukoreho ko ni relative njyewe uwo mbona ko ari mwiza wowe se ubona ko ari mwiza byanze bikunze wowe se tuvugishije ukuri bariya abakobwa bose babaye ba nyampinga ntabwo wabonye ku bwawe babarutaga ndetse benshi uko rero ntabwo ubwiza bwo ni ikintu ntagendera amashimire cyane ni ukuri murakoze nanjye ndabashimiye murakoze merci beaucoup